Muraho neza abakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ushaka kode cyangwa kwiga twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw kagera ku rubuga rurabigufashamo, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bajya bagindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Iyo baginduye gutyo ikintu baba bakoze bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150, ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko wamaze gutamiza cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandikaho wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo se bibaho byabaho ryari? A igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo babashoza kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe kimanuka ikimodoka cyaguye munsi y'umuhanda, hakaza urundi rumodoka runini ruraza kugikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitesse ntibikora. Rero ikinyabiziga kiba cyagenda mu nzira nyabagendwa, moteri itaka cyangwa vitesse idakora igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko mujya mubibona. Ndakeka ko hano waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ariko tumaze kubona ko hari abantu bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo twabakoreye urubuga. Jya muri comment ya mbere harimo link, nuyikandaho irahita ikugeza ku rubuga. Urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo. Cyangwa ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw ugere ku rubuga witoze gukoresha igihe neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizamini urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye? Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonera, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo mumaze kucyandika ku papuro harizo cyukuri nta kindi ni B. Inzira idakomeza kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Utazabona umuhanda ushamikiye ku urimo ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Bashyiraho kino cyapa rero, bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakaba bavuga ngo icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uzahitamo B, inzira idakomeza, uzahita uyandika ku papuro. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, ushaka kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe iriya video nagukoreye ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashamo, dusoza umwaka dufite ibyangombwa. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. Yavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri ni ukuvuga ngo uri kugendwamo mu byerekezo byombi. Ese uruhande rw'ibumoso ruba rwadufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. C, yemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Harizo kuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ubundi runo ruhande rw'ibumoso ikintu rudufasha ni ukunyuranaho, gukatira ibumoso cyangwa guhindura icyerekezo. Noneho uri kubona ko nuno murongo urombereje hagati mu muhanda uracagaguye. Runo ruhande rero rw'ibumoso murabizi tugira mu ruhande rw'iburyo, ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ariko urw'ibumoso tuba twarukoresha mu gihe tugiye kunyuranaho cyangwa se tugiye gukatira ibumoso cyangwa se tugiye guhindura icyerekezo. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikizami cyose kizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda ikinyabiziga cyawe cyamaze kwinjiramo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Ariko nawe mu gihe uri kuyigendamo nta kinyabiziga na kimwe mwigera muhura, kubera ko umuhanda ugendwamo mu cyerekezo kimwe. None ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B, kunyuranaho ntibyemewe. C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo kikuru nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uzavuge ko nta izo kikuru kirimo. Ariko niba kubwira ngo kunyuranaho bikorerwa ibumoso uzavuge yego. Niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uvuge ko nta izo kikuru kirimo, ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Ndakeka ko rero waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugenda mu nzira nyabagendwa, ikinyabiziga kikaguturuka inyuma kikaguterera urumuri rumyatsa, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri.
ucyandike ku gapapuro. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Imbere icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere nta cyago gihari, mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Emerera icyo kinyabiziga kukutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Niba gutereye amatara y'urumuri rumyatsa ukabona imbere nta kibazo gihari, imbere ntago ari mu koni, imbere nta kinyabiziga cyaje, imbere nta bihu bihari, hari kugaragara neza, utanga inzira ukemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta cyago gihari. Bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa kandi uba ugomba guhita ubiha inzira. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba gukora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Bivuze ihoni ukomeze, gabanya nurangiza ukomeze witonze, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ubundi iyo ubonye uno muntu ufite inkoni yera y'abatabona ari kwambuka umuhanda, ikintu ukora uhita uhagarara ukamuha inzira, akabanza akambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Vuza ihoni ukomeze. Oya, uvugije ihoni se ahubwo akaza gusanga kubera ko nyine atari kureba. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. Ugabanyije umuvuduko n'ubundi ikinyabiziga kiba cyihuta, ntabwo ikinyabiziga uko kigenda ariko umunyamaguru agenda. Ibisubizo byose ni ukuri. Oya, umuyobozi w'ikinyabiziga ahubwo agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara agatanga inzira, ukareka akambuka, yamara kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niyo ikinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko bari kutubwira ngo ibinyabiziga bikurikira ngo byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso byerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tugare bashyiramo abana, turiya tunyabiziga duto bashyiramo abana bakagenda basunitse, nta matara ndangaburumbarare tugira, nta binyoteri tugira. Na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare natwo ntidutegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko rero waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ni sisiteme iba iri kugukosora. Ukeneye kwitoza gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, byaroroshye. Jya muri comment ya mbere harimo link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ese kino cyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara asate? Urambwira amabara yacyo gusa. Ushaka utazi kino ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye, nabyo biba byahita bikorohera. A ubururu, umweru, umukara. B umukara, umweru, umuhondo.
C ikavuga ngo iki? C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Icyo cyapa cyiyongera kiba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, niyo mpamvu hano bavuze ubururu, ubuso bw'umweru, niyo mpamvu hano bavuze umweru, ibirango biba bisa umukara, niyo mpamvu hano bavuze ngo n'umukara. Iyo video y'ibyapa nyongera nayo ibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Nimero zanjye mba nazibahaye kandi nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira amatara yahe? A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B, utugarurumuri 2, aho ni kuri C, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta kinyabiziga cyaba kidafite amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, cyangwa ngo ntikibe gifite utugarurumuri 2. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo sivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ni gishya, ese gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Nuvuga ngo uguze ikinyabiziga ni gishya kizamara imyaka 2 ukeneye kugisuzumisha bwa mbere, ariko iyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga niba ari ikinyabiziga gikora ubucuruzi kizamara amezi 6 ukeneye kujya gushaka ikindi. Kwa zino modoka zidakora ubucuruzi kimara amezi 12 ubone kujya gushaka ikindi. Ndakeka ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramusikana ku papuro. Utari wese ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora, ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona code nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se uruhushya rw'agateganyo umwaka urangire dufite ibyangombwa. Ukeneye kwigura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya muri comment ya mbere, ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigisha mudasobwa ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo se bibaho byabaho ryari? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo amatara ndangacyerekezo ni kimwe no kuvuga ngo ni ibinyoteri. Hano ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera gusa icyanya cyo umaze kucyandika ku papuro hari izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda wenda ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse feri, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, kikaba cyateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, uhita ucana amatara yose ndangacyerekezo kugira ngo bamenye ko bagomba guhita baguhigamira utabateza ibyago. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho cyangwa witegura kudepasa. Hari itara ukoresha, ese riba rifite amabara asate. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe: A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro hari icyo kuri nta kindi ni B icyatsi kibisi, kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho aguturutse inyuma, agucaniye amatara maremare ariko watsa azima, akakwereka ko agiye kukunyuraho kugira ngo umwereke ko wabonye icyo kimenyetso. Ushobora guhita ukoresha rino tara riba risa icyatsi kibisi. Hari ikindi kibazo babaza bakabaza ngo none se iryo tara ry'icyatsi kibisi rishyirwahe ku kinyabiziga? Uzavuge ko ari inyuma hafi y'inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko nibaramuka bakojeje ngo none iryo tara rishyirwa he uzahita ugikora. Murabizi hano dukosoye ikizamini kimwe ariko turi kubona ibibazo byinshi ukuntu babibaza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu hamwe na Rwanda Driving College gukora ari ugukora rimwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo: A metero 11, B metero 10, C metero 7, mu gihe kuri D kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro hari izo cy'ukuri nta kindi ni C metero 7. Mbibutsa ko iyo uri gukosora kino kizame ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, iyo tugishyizeho uhita ukibonera ku gihe. Waba ufite igihe gito ukanyandikira kuri WhatsApp, ntabwo nabura isomo nkwa kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa cyangwa se kudepasa bikorerwa mu ruhe ruhande? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe: A mu ruhande rw'iburyo gusa, B igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, abantu benshi bakunda guhita bahitamo ino B, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko uzanyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuranaho ari kujyamo, bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo nawe uri kujyamo. Ndakeka ko waramusamo D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya bakabona bavuze ngo kunyuranaho bikorerwa, kubona kuri B bavuze ngo ibumoso, uzahitemo B, ariko niba ngo igihe cyose ni ibumoso uzavuge ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D
ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Hano ijambo abagenzi bakoresheje n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mugeze ahantu musanze harafunganye, kunyuranaho mwatezanye ibyago, mutegetswe iki? Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B guhagarara aho bageze, C koroherana, D gukuraho inkomyi. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo uramaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo kuri nta kindi ni C koroherana, muba mutegetswe koroherana. Koroherana mukunda kubona abayobozi b'ibinyabiziga bahuriye ahantu kubera ko hafunganye, akaba ashobora kuba ahagaze ukabanza ugatambuka, wamara gutambuka akabona gukomeza urugendo, cyangwa akaba asubiye inyuma akaguha inzira ugatambuka, wamara gutambuka akabona gukomeza urugendo. Biriya muba mukoze ni ukoroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, ubwo mwahagarara mukazahava ryari. Gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ngo reka tuve mu kinyabiziga ubwo umuhanda ufunganye tukivemo dusize, nuba mugari tubone kugenda, nabyo ntibishoboka. Ikintu kiba gishoboka ni kimwe, ni ukoroherana. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, wakora iki? Urabona ko ibinyabiziga byagonganye, uhageze uri uwa mbere usanze harimo inkomere. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A gusohora inkomere mu kinyabiziga, B kubaha icyo kunywa, C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mu gihe kuri D tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Kumenyesha impanuka abapolisi uhamagara 112, no guhamagara ubutabazi ugahamagara imbangukiragutabara. Urabizi iyo habaye impanuka ugomba guhita umenyesha impanuka ugahamagara n'ubutabazi kugira ngo baze bafashe izo nkomere. Noneho video y'amashusho yose ameza atya namaze kubibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Uyikeneye mu gihe kitarenze iminota 2 nyandikira kuri WhatsApp 0789931626 mite nyiguhereza, cyangwa se ujye kuri YouTube yanyu Rwanda Driving College uyirebe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, cyangwa se mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, tugomba kwitwara ute? A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Mu gihe kuri D tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A tugomba kugabanya umuvuduko. Ubundi mu gihe bakudepashije uba ugomba kugabanya umuvuduko, cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe udepasa umuyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko, kandi wowe uri gukoresha uruhande rw'ibumoso rwari ruri kugendwamo n'ibindi binyabiziga biri kuza bibasanga. Rero biba byabateza ibyago. Niyo mpamvu mu gihe ikinyabiziga cyawe bakinyuzeho uba ugomba kugabanya umuvuduko, cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga, cyangwa se hejuru ya dodani. Hejuru ya dodani ni iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B nshobora kunyura gusa ku bindi binyabiziga by'imitende ibiri. C ikavuga ngo iki? Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku kinyabiziga
by'imitende ibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona isuku kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isuku uramaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hejuru y'aka kanunga hari isuku kuri nta kindi ni se. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe, kunyuranaho hejuru ya dodani biba bibujijwe, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu uba ugomba kwitonda. Hejuru ya dodani ntunyuranaho, mu kinyarwanda byiza bakita akanunga. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabashijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari yanjye nayiguriye ntinemerewe kuyikoresha hehe? A, mu biro bya leta, B, mu biro bya polisi, C, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isuku kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isuku cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko isuku uramaze kugitamo, ndizera ko isuku cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Ntibyemewe gukoresha telefoni, hano isuku kuri nta kindi ni se. Igihe utwaye ikinyabiziga, mu gihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefoni. Umuvuduko wari wose waba uri kugenderaho, aho ariho hose waba ugeze. Mu biro bya leta murabizi hari na serivisi ushobora kwaka bakazigukemurira kandi ubahamagaye. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka ushaka kubamenyesha uhamagara rimwe kabiri kandi bakakwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, amasomo agenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa ku ruhushya rwa burundu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza ku rubuga. Urasanga ibizamini byinshi bikorwa mu gihe cy'iminota 20. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.